Tugaruke ku nkuru ijyanye n'impanuka y'imodoka itwara abagenzi yavaga i Kigali yerekeza i Rubavu kuri uyu wa kabiri. Ni bisi yatwaye abantu 52. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukayiranga Judith. Mwiriwe neza meya? Mwiriwe neza. Yego Mukanyirigira Judith. Iyi mpanuka yabereye neza? Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Rulindo nk'uko mwari mubivuze, mu murenge wa Rusiga, ni mu kagari ka Taba, mu mudugudu wa Kinkazi. Yabaye ryari? Ku muhanda uva Kigali ugana Rubavu, yabaye 7:20 z'amanywa. Yego, ubu ngubu mukimenya amakuru y'iyo mpanuka hahise hakurikiraho ikese ibikorwa by'ubutabazi, ubu bigeze he? Murakoze, ngira ngo icyahise gikurikiraho, ngira ngo inzego zose, inzego z'ibanze, inzego za polisi, za gisirikare n'inzego z'ubukungu bw'igihugu zihutiye gutabara. Ni impanuka, ni imodoka harimo abantu benshi, abantu 52. Urebye naho imodoka yavuye aho yageze, hari abantu benshi baburiyemo ubuzima. Ngira ngo mu masaha mu masaha mukaya 11:15 aho twari tumaze kwegeranya imibare, tumaze abakomeretse bamaze kujyanwa mu mavuriro kugira ngo bitabweho, ndetse n'ababuze ubuzima twari tumaze kubarura abantu 16 bari babuze ubuzima. Ngira ngo mu makuru natangaho ubu ngubu abantu ibyo bitaro muri kuvuga ni ibyaho i Rulindo, ni abaje mu mujyi wa Kigali. Umuntu yavuga ko ubu bimeze gute? Murakoze, ngira ngo ibitaro ubutabazi bwagiye bukorwa nk'uko nari bababwira. Hakozwe ubutabazi butandukanye, inzego zose za intervention, gisirikare, polisi, ngira ngo Minisiteri y'Ubuzima muri rusange. Imodoka za General Ambulance zagiye zifata abantu zibajyana muri CHK, ngira ngo no mu bindi bitaro, ko byabaye ko ari umubare munini bose bajyanye mu mujyi wa Kigali, ko nibyo bitaro byari biri hafi byo mu mujyi wa Kigali ugereranyije n'ibindi bitaro ibya Kimiha n'ibya Rutongo byo mu karere ka Rulindo. Murakoze cyane meya. Murakoze. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith. Ku murongo wa telefone kandi turi kumwe n'umuvugizi wa polisi y'igihugu SP Boniface Rutikanga. Mwiriwe neza afande? Mwiriwe neza. Yego, iyi mpanuka yatewe n'iki na mwakimenye? Urakoze, impanuka kugeza biragaragara ko yatewe no kudepasa nabi kwakozwe n'umushoferi utwaye iriya bisi. Nk'uko meya w'akarere bisobanuye, yari ifite abagenzi 52 yavaga i Kigali yerekeza i Musanze. Umuyobozi w'akarere yatubwiye ko yabaye mu masaha 5. Umwe amakuru mwamenye ryari se bikorwa by'ubutabazi nka polisi ntabwo byatinze, byagenze bite? Ngira ngo ni mu masaha ya 7 avuze, nimba mwakurikiye neza, kandi ngira ngo yavuze niyo. Yego, 7. Masaha 7:20 ni muri ayo masaha impanuka yabaye. Nari mbajije nti ibikorwa by'ubutabazi nka polisi byahise bihagera, ubu namwagiye mukurikira wenda ubwo, ariko munagaruke ku miterere y'umuhanda se. Yego, kudepasa nabi birumvikana, ariko ubwo munagaruke niba hari ahantu ubundi hasanzwe hateye ikibazo ku buryo muravuga ko ari ahantu hashobora kuba impanuka igihe cyari cyo cyose. Ubutabazi bwahise butangira byihuse, dushimira n'abaturage bahagobotse n'inzego zitandukanye. Birumvikana ko yari impanuka ikomeye yasabaga ubufatanye bw'inzego zitandukanye, ari za polisi, ari iz'ibanze, ari za gisirikare, kugira ngo dufatanye kugira abantu babashe kugezezwa kwa muganga mu buryo bwihuse, ariko no kubakuraho bari kugezaho imodoka zabashaga guhagarara. Birumvikana ko hasabaga ubufatanye bw'abantu, kandi tubashimira. Naho ibyo umuhanda ntabwo ari mubi, umuhanda usanzwe ugendwa, n'ahantu hasanzwe hagendwa. Ngira ngo ni nabwo bwa mbere habereye impanuka imeze kuriya. Birumvikana ko nta kintu kidasanzwe gihari kigize umuhanda, kereka abahanga mu by'imihanda, mu by'ubwubatsi hari icyo bashobora kuba bazi, yewe ntabasha kubona kurebesha n'amaso yanjye, cyangwa undi yabasha kurebesha n'amaso ye. Aho kugeza ubu nta kibazo cy'umuhanda tuzi kiri hariya muri kariya gace. Tugendeye ku cyateye impanuka, mva ni kudepasa nabi, ICP ni iki musaba bakoresha umuhanda muri rusange? Mu by'ukuri umuntu wese utwaye ikinyabiziga, cyane cyane atwaye abagenzi,
agomba kwitwararika mu byo akora byose. Umushoferi wari wese utwaye abagenzi aba afite ubuzima bw'abo bantu mu maboko ye. Birumvikana ko hari ukwitwararika mu kubisikana, mu gutwara, mu kugenda. Ibyo byose mu by'ukuri ni byo kuzirikana, kuko icyo gihe ni amahitamo cyangwa decision umuyobozi w'ikinyabiziga afata niyo ahesha atanga garanti y'umutekano w'abagenzi muri icyo kinyabiziga. Ariko no kureba ibinyabiziga kurikirana bigakoreshwa, ibifite tugabanya umuvuduko, kureba niba dukora neza, ibyo nanone ni inshingano z'umushoferi n'abanyiri ikinyabiziga, abafite sosiyete z'ibyo binyabiziga bitwara abantu n'ibintu. Nicyo twakongera kwibutsa ko ari inshingano za buri umwe wese kureba ikimureba kugira ngo twimakaze umutekano mu muhanda. Ariko sinabura no kwihanganisha ababuze ababo no gukomeza abakirwariye mu bitaro. Impanuka abaye mu masaa 7 ku ikubitiro makuru haritwa nayo n'umuyobozi w'akarere nuko abaguye muri impanuka 16 haba hari impinduka zabaye kugeza ubu. Nta mpinduka tuzi kugeza umubare avuze uzwi n'uwo, ariko birumvikana ko harimo n'inkomere nyinshi, ubwo ibindi abaganga bakurikirana babyemeza. Ubu aho ku umuhanda wigeze fungwa cyangwa se wakomeje gukoreshwa, ubundi aho hantu aho nyine ukobera wenda tuziko hari igihe yaba impanuka ahantu nkaho ngaho akahita hafungwa cyangwa kubera ibikorwa bihabera no gukora ubwo butabazi, ubu imikoreshereze mu muhanda aho ngaho habera impanuka ubu imeze ite? Umuhanda wo ntiwigeze ufunga, urujya n'uruza rwakomeje, gusa birumvikana nyine kuko abahuriye abantu benshi, uhageze bari wese yagabanyaga umuvuduko kugira ngo arebe icyahabereye, ariko ntabwo umuhanda ugeze uhagarara, bakomeje gukora nk'uko bisanzwe kugeza ubu ngubu umuhanda ni nyabagendwa. Hari abantu baza hariya habereye impanuka avuga ngo shako wenda hahanamye, wenda ugeze kubivugutiye abahanga mu bijyanye no kwaka imihanda bashaka kuzadusobanurira, ariko se wenda haba hateganywa gukora inyigo cyangwa se kuhasura kugira ngo harebwe niba hatateza ikibazo? Umwanya wanjye ndimo ntabwo nahagarara ngo mvuge ngo hameze nabi ngo barateganya gukorwa inyigo, ubwo hari abandi babishinzwe wenda nibo bazabireba, ariko ngiye nk'umuvugizi wa polisi ibyo navuga byagarukira ku byo nkubwiye. Reka tubashimiye cyane ACP Boniface Rutikanga.